Satani akakurwanya kubera yuko ari umwanzi w'ibyiza. Ntabwo yishimira uko uba muri Kristo, ntiyishimira uko unezeza Imana. Iyo ugize icyo ugeraho aba yumva yakikunyaga akakikwambura. Satani aba yumva yifuza ko abantu bose bahora mu byago, bahora mu marira, kubera yuko yanga umuntu. By'umwihariko yanga abakristo, yanga abakunda Kristo, yanga abasenga, yanga abantu biyiriza ubusa, yanga abantu babyuka bagasenga. Buri gihe ahora akongorera mu matwi ashaka yuko wabivamo ugasubira inyuma, ukibagirwa agakiza wahawe, ukibagizwa ineza Yesu yakugiriye biturutse kuri we. Ariko uno munsi wa none wibuke Imana, wihange amaso, ibuka ibihe byawe bya kera, wibuke ibihe watangiranye. Ahari nawe mugenzi uno munsi wakwinangira ukibagirwa Imana, ahari wakwinangira bakakubwira Imana ukayihakana. Ariko nshuti yanjye, hari umunsi ubabaje ni ukuri, umunsi w'ibibazo, umunsi w'amakuba ku bantu banze kumvira Imana. Uwo ngo nta wundi ni imperuka. Ubwo izagera Umwami Yesu Kristo agarutse, abantu bazarira baboroge, bifuze kugarukira Imana, bavuga bati iyo tuba twarakoze ibi ngibi. Nigeze nakumva inkuru y'umugabo umwe wajya gubuza umugore we gutanga icya cumi, ngo ariko umunsi umwe amaze gupfa, ngo ageze ahantu nyine yagombaga kwambuka inyanja, ngo imirimo ye inanirwa kumwambutsa inyanja, bituma ya nyanja ayigwamo. Ngo yarebaga agatelefone kure aho atagashyikira, akavuga ati yaba byakundaga yuko nkageraho, narangiza nkahamagara umugore wanjye najyaga mbuza gutanga icya cumi, noneho akagitanga. Nshuti yanjye, ukwiye gukorera Imana bigishoboka, ukwiye kwimaramariza, ukwiye kwihitiramo uburyo bwiza bwo gukorera Kristo, kugendana n'Imana. Ahari Satani yaba akurwanya akaguhiga, ukaba mu byaha ejo ukongera ukabisubiramo, ariko nta kindi kibasha kumunesha uretse gusenga no guhora wirinda no guhora urwanya ibikurwanya, ndetse Imana ikakuneshereza, ikagufasha muri byose, ikakugirira neza, ikagutabara. Kandi ibyo dukina byose Imana niyo ibifite, niyo murengezi wacu. Yarengeye ba Saduraka na Meshaki na Abedenego, ikabakura mu itanura ry'umuriro. Iyo ngiyo nawe izagutabara, ibe mu ruhande rwawe, kurengere, kuko Imana yacu twitayeho kandi ni inyamaboko. Ntago yananiwe gukora, ntiyibagiwe. Ntago Imana ireberwa, ahubwo izi byose. Rero nkwifurije guhorana na Yesu, nkwifurije kuba muri we, nkwifurije kumwisunga. Igihe ubona intambara n'ibibazo bikurembeje, ujye umuhanga amaso. Ajya akunda abatumbira mu ijuru, ajya akunda abamusenga, ajya akunda abihana n'abakiranuka. Ntiwite ku bwibone bw'ab'iyi si, ntiwite ku bwibone bw'abagore, ntiwite ku bwibone bw'urubyiruko rw'abasore n'abahungu, ntiwite ku byaha byagwiriye mu isi, ahubwo umaramarize gukunda Kristo no kumukurikira. Ibyo ni byo bizaguhesha ubuzima bwiza hano mu isi, ndetse bikazaguhesha n'ubugingo buhoraho iteka. Yesu abahe umugisha. Njyewe nitwa Ishimwe Emmanuel, ndagusaba gukora subscribe hano kuri Cy'ubugingo TV, tukazajya tubana mu ijambo ry'Imana, ndetse n'ibindi bigiye bivuga ku ivugabutumwa, bivuga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibyo ngibyo nibyo bizatubashisha gusoza urugendo rwacu. Shalom shalom, Imana ibampere umugisha.